Reka nonye mbasuza mbifuriza komeza kugubwa neza mu rere hose mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu tubaye ikaze muri aya makuru y'imikino. None tariki ya 16 kwezi n'ukwa Nyakanga umwaka 2020. Ikipe ya Rayon Sport ibintu ntabwo bikomeje kugenda neza dore ko ari mu mwiryane hagati y'abanyamuryango w'ikipe ya Rayon Sport ndetse haba mu bafana abakunzi ndetse n'abakunzi ba sport hose. Ibintu ntabwo bikomeje kugenda neza nyuma yaho umwavuka cyangwa se uhagarariye abanyamuryango ba Rayon Sport mu bijyanye n'amategeko yandikiye ubuyobozi bwa FERWAFA abugezaho ikirego bijyanye n'imyitwarire mibi iri kuranga umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport ariwe bwana Munyakazi Sadate. Ku ibaruwa eSport TV Rwanda yabashije kubonera kopi ndetse ifite entete igira iti Ruth Attorney Limited Law Firm, aho bandikiye umuyobozi cyangwa se Perezida FERWAFA mugezaho ikirego kijyanye n'imyitwarire y'umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport bwana Munyakazi Sadate. Ibaruwa iragira iti bwana Perezida FERWAFA Kigali kuwa 15 kwezi n'ukwa karindwi umwaka w'2020. Impamvu kubagezaho ikirego bwana Perezida mu izina rya bamwe mu banyamuryango ba Rayon Sport tubandikiye tubagezaho ikirego kirebana n'imyitwarire inyuranye n'amahame remezo agenga sport cyane cyane umupira w'amaguru aranga Perezida Rayon Sport Munyakazi Sadate na komite nyobozi ayoboye. Kuva tariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2019 kugera uyu munsi bwana Munyakazi Sadate na komite nyobozi ayoboye baranzwe n'ibikorwa byo gukurura amacakuri mu ikipe ya Rayon Sport, kuvanga sport na politiki, gukoresha ikipe ya Rayon Sport mu nyungu zabo bwite no guhangana n'abaterankunga n'abafatanyabikorwa ba Rayon Sport mu nyungu zabo bwite. Ibi bikaba bihabanye n'amahame remezo agenga sport haba mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. Bwana Perezida tukaba tubasaba ko iki kirego cyakirwa kigashyikirizwa inzego kubireba kugira ngo zifashe ikipe ya Rayon Sport gukemura ibibazo byagaragajwe, kubiha umurongo uboneye no gukurikiza ibindi amategeko ateganya mu mupira w'amaguru. Ku mugereka murasanga inyandiko irambuye igaragaza imiterere y'ikirego n'urutonde rw'abanyamuryango ba Rayon Sport bashyizeho umukono ku nyandiko tubashyikirije. Mugire amahoro mu izina ry'abamwe mu banyamuryango ba Rayon Sport Maître Rutagengwa Philibert. Hanyuma ku mugereka w'ibaruwa Maître Rutagengwa Philibert yandikiye umuyobozi wa FERWAFA ku mugereka wayo yagiye ashyira bimwe bigaragaza amakosa yagiye aranga komite iyobowe na bwana Munyakazi Sadate, ariyo igira iti gutanga ikirego. Intangiriro kuva Rayon Sport FC cyangwa se Football Club yashyiraho ubuyobozi bushya tariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2019 hakajyaho komite iyobowe na Munyakazi Sadate. Muri Rayon Sport FC hatangiye kuvuka ibibazo binyuranye bitewe n'imiyoborere mibi byaranzwe n'ibikorwa byo gukura amacakuri muri Rayon Sport FC, kuvanga sport na politiki, gukoresha ikipe ya Rayon Sport FC mu nyungu zabo bwite no guhangana n'abaterankunga n'abafatanyabikorwa ba Rayon Sport FC mu nyungu zabo bwite. Ibi bikaba bihabanye n'amahame remezo agenga sport haba mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. Ibi abanyamuryango nubwo babibonaga babanje gukeka ko ari ubunararibonye buke bw'abari batorewe kuyobora Rayon Sport FC. Akaba ariyo mpamvu abagize akanama ngishwa nama ka Rayon Sport FC kishyiriweho na komite nyobozi ya Rayon Sport FC bagiye bagira inama zinyuranye komite nyobozi ariko biba iby'ubusa. Nyuma yuko Munyakazi Sadate na komite nyobozi ayoboye babonye hari ababagira inama kandi zishobora kubangamira inyungu ze bwite n'iza komite ayoboye atagisha inama inteko rusange y'umuryango wa Rayon Sport cyangwa ngo abazi inzego za FERWAFA zishinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda, yafashe umwanzuro tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu wo kwandikira ibaruwa ubuyobozi bukuru bw'igihugu agaragaza ibyo yise ibibazo bivugwa muri Rayon Sport FC no gusaba ubufasha mu kubikemura. Ibikorwa bya Munyakazi Sadate ntiwabitandukanya mu buryo bweruye n'ibya komite nyobozi akuriye kuko nta nama nimwe twigeze twumva komite nyobozi imugira ngo ahindure imyitwarire inyuranye n'amahame remezo ya siporo muri rusange n'umupira w'amaguru by'umwihariko kandi ari bo bafatanyabikorwa kuyobora ikipe. Kuvanga sport na politiki no gucamo ibice abanyamuryango ba Rayon Sport FC, iyo ni ingingo ya kabiri. Mu mahame remezo agenga sport cyane cyane umupira w'amaguru kirazira kuvanga sport na politike, bikaba binateye ikibazo noneho iyo abikora mu nyungu ze bwite. Amategeko anyuranye agenga sport muri rusange haba Olympic character ndetse aho mu mahame shingiro yayo Fundamental Principles of Olympism igira iti
recognizing that sport occurs within the framework of society, sports organizations within the Olympic movement shall apply political neutrality. Mu mahame akuwe mu mategeko FIFA igenderaho, ingingo yayo ya 4 nayo iteganya ko FIFA member associations have to be independent and avoid any form of political interference. Ibi bikaba bigomba no kugaragarira mu mategeko y'abanyamuryango bayo ndetse no mu myitwarire ibaranga igihe bari mu bikorwa bya siporo nk'uko biteganywa mu ngingo ya 15 y'amategeko agenga FIFA, aho isaba abanyamuryango to be neutral in matters of politics and religion, to prohibit all forms of discrimination, to be independent and avoid any form of political interference. Byongeye kandi no muri disciplinary code of CAF mu ngingo ya 147 hateganywa ko any individual or group of individuals who display or express in any manner of form of political, religious, racial of offensive message shall be subject to sanctions. Dore kuri aya mahame ndetse n'amategeko agenga FERWAFA cyane cyane mu ngingo ya 3 hateganyijwe ko FERWAFA ari umunyamuryango utagira aho ubogamiye mu bya politike n'amadini, ukaba unarwanya uburyo ubwo ari bwo bwose bw'ivangura rishingiye kuri politiki. Tugiye gutanga zimwe mu ngero zigaragaza inyandiko Munyakazi Sadate yiyandikiye zinyuranye n'amahame yavuzwe haruguru, kandi ibyo byose ababikora mu nyungu ze agamije gucamo ibice abanyamuryango ba Rayon Sport. Izo ngero ni izi zikurikira. Ingingo ya 2 agace ka mbere kuvuga ko hari abanyamuryango bakoresha ibinyamakuru by'abantu bo muri RNC n'abandi barwanya igihugu. Biteye ikibazo kwa President Rayon Sport FC mu nyandiko ze anacisha ku itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga avuga ko hari abanyamuryango bakoresha ibinyamakuru by'abantu bo mu mitwe irwanya igihugu nka RNC, akabikora mu izina rya Rayon Sport FC aho kubikora ku giti cye igihe yari kuba abifitiye ibimenyetso nk'uko biri mu nshingano za buri munyarwanda wese. Iki ni kimwe mu bigaragaza ko Munyakazi Sadate ashaka kwitwaza politike no guca ibice mu banyamuryango agamije kwangisha abakunzi ba Rayon Sport FC bamwe mu banyamuryango bayo ndetse no gukomeza gahunda afite yo gukurura amacakubiri mu ikipe. Ingingo ya 2 agace ka 2 kuvuga ko abari abayobozi ba Rayon Sport FC bangisha ubuyobozi bw'igihugu abaturage. Mu nyandiko zavuzwe Munyakazi Sadate yavuze ko hari bamwe mu bari abayobozi ba Rayon Sport FC bafite umugambi muremure wo kwangisha ubuyobozi bw'igihugu abaturage. Aha dusanga imvugo nk'izi ntaho zihuriye n'imiyoborere by'ikipe, ahubwo ari ukwivanga mu bikorwa bya politike bigamije kwangisha abari abayobozi abakunzi ba Rayon Sport FC. Ingingo ya 3 agace ka 3 kuvuga ko hari abanyamuryango bakwirakwiza inkuru ko Rayon Sport FC izarimburwa nk'uko barimbuye MDR. Kwivanga kwa Munyakazi Sadate mu bikorwa bya politiki akoresha imvugo nk'izi zigamije kuyobya no gucamo ibice abanyamuryango ba Rayon Sport FC, ababwira ibijyanye n'imitwe ya politiki itakibaho mu Rwanda kubera amakosa yayo, akongeraho ko hari abanyamuryango bakwirakwiza inkuru ya Rayon Sport FC izarimburwa nk'uko barimbuye MDR. Izi mvugo n'imyitwarire kuba abihuza n'imiyoborere ya Rayon Sport FC dusanga bihabanye n'amahame agenga umupira w'amaguru na siporo muri rusange. Ingingo ya 2 agace ka 4 imvugo n'imyitwarire bicamo ibice abanyamuryango. Izindi mvugo n'imyitwarire byaranze Munyakazi Sadate bigamije gucamo ibice abanyamuryango harimo aho akoresha imvugo zirimo gutwika ishyamba, wawili wakufe watatu wasonge mbere. Iyi mvugo akaba ari anti-sportif igamije gukura amacakubiri no kugaragaza ko hari abari mu ishyamba entre parenthèses rebellion kandi azaritema akaritwika. Bivuga ko hari abashaka ko bajya ku ruhande agakomezanya nabo ashaka kubera kutemera ibitekerezo bya bamwe. Ibi bivuze ko gukoresha imvugo nk'izi akazishyira mu nyandiko akoresheje ibirango bya Rayon Sport FC ari ukuvangira ikipe anyuranya n'ibiteganyijwe mu mategeko agenga umupira w'amaguru. Ibi kandi abagize komite nyobozi yayoboye bakaba batarigeze bitandukanya nabyo kandi aribo bafatanyije kuyobora ikipe. Bivuze ko bamushyigikiye mu bikorwa n'umugambi afite wo kuvanga siporo na politike agamije gucamo ibice ikipe ya Rayon Sport FC.
Ingingo ya gatatu, imicungire n'imikoreshereze mibi y'umutungo wa Rayon Sport FC. Mu gihe kitari kirekire komite iyoboye Rayon Sport FC ikurana na Munyakazi Sadate imaze, hari imikorere idahwitse iyiranga igaragazwa n'imicungire n'imikoreshereze mibi y'umutungo wa Rayon Sport FC. Aha tukaba dutanga ingero zikurikira. Gatatu rimwe, gukoresha ikipe ya Rayon Sport FC mu nyungu bwite za Munyakazi Sadate. Munyakazi Sadate mbere yo kuyobora Rayon Sport FC yakoranye amasezerano anyuranye binyuze mu masosiyete y'ubucuruzi amwanditseho MK Sky Vision Limited na TBM Group Limited. Amasezerano Munyakazi Sadate yagiranye na TBM Group Limited akaba yaragamije gukora ibicuruzwa bifite ibirango, amazina, amafoto bya Rayon Sport FC, gutumiza mu mahanga ibicuruzwa bifite ibirango, amazina, amafoto bya Rayon Sport FC no gucuruza ibicuruzwa bifite ibirango, amazina, amafoto bya Rayon Sport FC. Amasezerano yandi Munyakazi Sadate yajyanye na Rayon Sport FC binyuze muri sosiyete ye MK Sky Vision Limited tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2019 yaragamije gushakira Rayon Sport FC abafatanyabikorwa mu buryo bwiswe kozaho maze utera inkunga ikipe yawe. Hakaba amasezerano yo kuwa 7 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2019 MK Sky Vision Limited yagiranye na Rayon Sport FC na Mogas Rwanda Limited, nayo yari agamije gushakira inkunga Rayon Sport FC mu buryo bwari bwiswe Royalty Card. Nubwo nk'umuyobozi wa Rayon Sport FC igihe yari amaze gutorerwa atari akwiye kuba yakomeza kugirana amasezerano abyara inyungu n'urwego ayobora akoresheje sosiyete z'ubucuruzi mwanditseho kuko harimo conflit d'intérêt. Ikindi nuko ayo masosiyete ya Munyakazi Sadate atigeze hari Rayon Sport FC amafaranga yagombaga kuyiha, kandi hari amafaranga ayo masosiyete yagiye yinjiza biciye muri ayo masezerano Rayon Sport FC yagiranye na Munyakazi Sadate. Hakiyongeraho n'amafaranga Munyakazi Sadate yagurishije imyenda y'abafana igihe Rayon Sport FC yatwaraga igikombe ntahabwe ikipe. Ibi bikaba bigaragaza ko Munyakazi Sadate ashaka kwitiranya umutungo wa Rayon Sport FC n'uwe bwite no kuwukoresha mu nyungu ze atari iz'ikipe, nkagaragara ku myambaro ya Rayon Sport FC ikirango cya MK Card, kandi nta mafaranga abyishyurira nk'uko bikorwa ku bandi bafatanyabikorwa bari ku myambaro ya Rayon Sport FC. Ikindi nuko hari bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport FC bagurishijwe mu yandi makipe, abo bakinnyi bakajya bashyira amafaranga kuri konti bwite za Munyakazi Sadate. Nubwo hagaragara ibimenyetso kuri iyi myitwarire ya Munyakazi Sadate, nta na rimwe komite nyobozi ayoboye yigeze imugira inama cyangwa ngo igire icyo ibikoraho. Ibi nabyo bikaba bigaragaza ubufatanye no kumukingira ikiba mu bikorwa bye nk'uko bigaragara mu gika gikurikira. Gatatu kabiri, Munyakazi Sadate na komite ayoboye bahaye amasezerano y'ubufatanye hamwe bamwe mu bagize komite nyobozi ya Rayon Sport FC biciye muri sosiyete yitwa CCMU iyobowe n'uwitwa Mugabo Valentin akungirizwa na Kiza Richard uri muri komite nyobozi ya Rayon Sport FC ku mwanya w'umubitsi. Ibi bikaba bigaragaza kwikubira umutungo wa Rayon Sport FC kuba ari muri komite nyobozi, kandi ari bo bakagombye kwishakira ibikorwa biteza imbere no guhugira ku nyungu zabo bwite. Gatatu, guhangana n'abaterankunga ba Rayon Sport FC. Munyakazi Sadate yagiye arangwa n'ibikorwa byo guhangana n'abaterankunga ba Rayon Sport FC. Ibi bikaba byarateje igihombo Rayon Sport FC kuko hari abaterankunga bamwe kugera ubu bahagaritse amasezerano bari bafitanye na Rayon Sport FC, kandi aribo bari bayifatiye runini. Ingero ni umuterankunga w'imena wa Rayon Sport FC wari ari we Skoro wahaga Rayon Sport FC amafaranga menshi ikipe ikoresha, akaba ari nawe nyiri kibuga ikipe yitorezaho n'amacumbi yubakiwe ikipe ndetse n'imyenda ikipe yambara. Ibintu kandi byarushijeho kuba bibi mu mibanire ya Skoro na komite nyobozi ya Rayon Sport FC ubwo Skoro yatangaga ibyo kurya mu bakinnyi mu gihe cya COVID-19, aho Munyakazi Sadate yatangiye gukangurira bamwe mu banyamuryango wa Rayon Sport FC kwamagana umuterankunga mukuru ari we Skoro binyuze mu butumwa bugufi yagiye yoherereza bamwe mu bayoboye za fan clubs bitewe n'icyo gikorwa cyo gufasha Skoro yari yakoze. Ibi byose nabyo komite nyobozi ayoboye irabirebera kugera igihe ikipe isigara idafite amikoro kandi yari ifite abafatanyabikorwa banyuranye. Gatatu kane,
imikoranire itari myiza n'inzego za siporo zirimo FERWAFA. Munyakazi Sadate na komite ayoboye baranzwe no gufata ibyemezo bitaboneye kandi batabanje kugisha inama inteko rusange harimo kwanga gukina igikombe cy'intwari, ibi bigahura n'indi myitwarire itari myiza irimo gusaba kweguza ubuyobozi bwa FERWAFA, kandi ibyo bose bikaba bikorwa na komite nyobozi ya Rayon Sport FC ikuriwe na Munyakazi Sadate biyitirira Rayon Sport FC. 3 guhangana n'abayobozi, abakinnyi ndetse n'abakozi ba Rayon Sport FC. Kubirebana no guhangana n'abayobozi, abakozi ndetse n'abakinnyi, Munyakazi Sadate agenda ananiza bamwe mu bayobozi cyangwa abakorana nawe bagahitamo kwegura kubera imiyoborere mibi. By'umwihariko Munyakazi Sadate akaba arangwa no kwigwizaho inshingano aho yabaye byose mu buzima bw'ikipe. 4 icyo gusaba ko iki kirego cyakirwa kigashyikirizwa inzego za FERWAFA bireba kugira ngo zifashe Rayon Sport FC gukemura ibibazo byagaragajwe, kubiha umurongo uboneye no gukurikiza ibindi amategeko ateganya mu rwego rw'umupira w'amaguru. Imigereka: ibaruwa iha ububasha akanama ngishwanama, ibaruwa Munyakazi Sadate yandikiye ubuyobozi bukuru bw'igihugu, audio ya Munyakazi Sadate avuga ko azatwika ishyamba, amasezerano hagati ya Rayon Sport FC na TBM Group Limited ihagarariwe na Munyakazi Sadate, amasezerano hagati ya Rayon Sport FC na MK Sky Vision Limited ihagarariwe na Munyakazi Sadate, amasezerano hagati ya Rayon Sport FC na MK Sky Vision Limited ihagarariwe na Munyakazi Sadate. Abangangira ngo bibeshye babizana inshuro ebyiri. Bordero ya Bukuru Christophe ashyira amafaranga kuri konti ya Munyakazi Sadate. Ubutumwa busaba abanyamuryango kwamagana umuterankunga ariwe Skoro. Nkuko tumaze kuyasomera, iyi ni ibaruwa ndetse n'umugereka wayo uyu munyamategeko cyangwa se uhagarariye abanyamuryango wa Rayon Sport mu bijyanye n'amategeko yandikiye ubuyobozi bwa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, by'umwihariko Perezida wa FERWAFA, amugaragariza imyitwarire itari myiza agiye iranga ubuyobozi bwa Bwana Munyakazi Sadate kuva atorwa ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2019 kugeza uyu munsi. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe yakomeje kugenda irangwamo n'ibibazo cyane cyane, ariko by'umwihariko bishingiye ku kibazo kijyanye n'amikoro, abakinnyi badahemberwa igihe, ku buryo byageze kugira naho ikipe ya Rayon Sport abakinnyi bamwe namwe bagenda bayicikamo, ndetse bamwe mu bayoboye Rayon Sport bakagenda bivuga ko bari mu ishyamba bagenda arwanya ubuyobozi buriho, kandi mu by'ukuri bigatangazwa ko ari akanama ngishwanama kari kashyizwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport cyangwa se komite nyobozi ya Rayon Sport iyobowe na Bwana Munyakazi Sadate, kugira ngo baze kubafasha kuba babagira inama mu bijyanye n'uburyo ikipe yateramo imbere cyangwa se ibe yabona by'umwihariko andi mafaranga cyangwa se amikoro ahagije kuba bahemba abakinnyi babo ndetse n'abakozi babo cyangwa se ba Association Rayon Sport muri rusange. Ngibyo rero bya Rayon Sport nk'uko utari mwiza urakomeje, mu gihe ikipe yari maze ibyibuze ibyumweru 2 iri kwiyubaka, iri kuvuga ku isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi, ariko kugeza ubu ngubu umwuka mubi urongera agarutse. Ariko icyo dusaba ni ukugira ngo bicare nka sportif babikemure, kugira ngo ikipe ya Rayon Sport yo kugomeza kuba bazafana bayo ndetse n'abakunzi bayo ndetse n'abakunzi ba sport muri rusange n'abanyarwanda bose muri rusange bakunda ikipe ya Rayon Sport. Icyo twifuza rero nuko yatuza bagashyira hamwe bagasenyera umugozi umwe bakubaka ikipe itajegajega. Mu ikipe ya Rayon Sport kandi tutarayivamo, biratangazwa ko umutoza mushyashya bazanyeje wundi ari we Big Bukasa, umukongomani waturutse mu ikipe ya Gasogi United akajya gutoza ikipe ya Rayon Sport. Hari abakinnyi bamwe namwe amaze gushya ku rutonde rw'abadakenewe cyangwa se rw'abadakenewe mu ikipe ya Rayon Sport, harimo Kiza Hussein, Iragire Saidi. Bitangazwa ko Iragire Saidi ikipe ya Rayon Sport yamugurisha agira kuri miliyoni 2 ariyo yahawe muri miliyoni 5. Akaba uyu musore Iragire Saidi bivuga ko agiye kongera gusubira mu ikipe ya Mevesa cyangwa se Mukora Victory Sport, n'undi yari yaturutsemo mbere yo kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu ni umusore utarigeze ahirwa cyane cyane haba mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga, mu gihe kingana n'umwaka umwe amaze muri ikipe ya Rayon Sport. Si Iragire Saidi gusa kuko nashimiye Imana Amran, Orokoye Commodore ndetse na Drissa Danyogo. Drissa Danyogo tuyibutse ko ari we wa musore cyangwa se wa mukinnyi wagiye gufata nawe kahunga ku mudugudu nk'uko abandi bagiye kubifata mu gihe cya lockdown
dore ko we yatangazaga ko ikipe ya Rayon Sport ari mufitiye umwenda ariko tabashije kuba yamuhembera igihe kugira ngo abashe kwirwanaho muri cya gihe cyaguma mu rugo. Abo nibo basore rero bagira kuri batanu ubuyobozi bw'ikipe cyangwa se umutoza Gibukasa atangaza ko abadakenewe cyane mu ikipe ya Rayon Sport, bikaba ngombwa ko abasore baba barekurwa bakajya kwishakira andi makipe bakinira. Si mu ikipe ya Rayon Sport gusa kandi n'ikipe ya FERWAFA yaranje guha urwandiko umusore wabo Prosper ko yaba yakwigira gushakira ahandi cyangwa se akaba yajya gushaka indi kipe. Uyu musore rero Nkomezi Alex akaba ikipe ya FERWAFA amazemo igihe kingana n'umwaka umwe, yamuhaye urupapuro rwitwa release letter rwo ko yamwemerera kujya kwishakira indi kipe. Uyu musore nawe ni umusore waguzwe yitezwe cyane mu ikipe ya FERWAFA, ariko mu gihe kingana n'umwaka umwe hamaze ntago yigeze ahirwa kuko nta n'imikino myinshi igeze abasha gukinira ikipe ya FERWAFA, dore ko harimo na bamwe mu bafana babaza ati Nkomezi Alex ninde, bakakubwira ko batamuzi bitewe n'uko uyu musore yaje ubona ko yari umuhanga, ari umuhanga ariko ageze mu ikipe ya FERWAFA biba ngombwa ko n'ubundi ahuramo n'abakinnyi bakomeye bari baturutse mu ikipe ya Rayon Sport yari imaze gutwara igikombe cy'umwaka wari wawubanjirije, dore ko ikipe ya FERWAFA yahise ibagura. Ahangaha navugamo nk'urugero wenda nk'aba Christophe Bukuru baje baturuka mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse na Sef Nizeyimana Olivier Sef nawe waje aturuka mu ikipe ya Rayon Sport. Abo ni abakinnyi bani inkingi za mwamba mu ikipe ya Rayon Sport baguzwe n'ikipe ya FERWAFA nyuma y'uko bari bamaze gutwara igikombe cya shampiyona cy'umwaka wa 2018. Rero uyu musore Nkomezi Alex akaba yaje kurekurwa n'ikipe ya FERWAFA, ndetse ibinyusha no ku rukuta rwa Twitter ikaba yatangaje ko imushimiye mu gihe kingana n'umwaka wose yamaze mu ikipe ya FERWAFA n'imbaraga ze n'ubwitange n'umurava wamuranze mu gihe cy'akazi ke amaze akorera ikipe ya FERWAFA. Ibi ngibi bikaba bigaragara nk'ibintu biri professionnel cyane kuko bishimisha umukinnyi naho bigaragaza ko avuye badatandukanye nabi kandi nahagiye akazakomeza kugira icyizere cyo kuba yakwitwara neza. Uyu musore rero akaba bivuga ko ashobora kuba yemerewe noneho kuba yajya kwishakira iyindi kipe haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga hose biremewe. Tukiri mu Rwanda ikipe ya Kiyovu Sport abanyamijyose kabisa ebana, umutoza wanyu mwasinyishije ubu tayari yarangije kugera mu Rwanda, Olivier Karekezi cyangwa se Dangerman, nyuma yo kuva mu gihugu cya Sweden akaba yarangije kugera mu Rwanda aje gufatanya n'ikipe ya Kiyovu Sport umwaka utaha shampiyona 2020-2021. Uyu mutoza rero mushya w'ikipe ya Kiyovu Sport ari we Karekezi Olivier wamaze gusesekara mu gihugu cy'u Rwanda aho akubutse ku mugane w'Uburayi mu gihugu cya Sweden nkuko twaze tuyabwira. Tubibutse ko mu gihugu cya Sweden ni nasanzwe atuyewe n'umuryango we, niho bubatse, niho afite umutungo, ndetse ariko tubibutse ko n'umutungo wa mbere by the way n'umuryango wawe kuko bose niho baba. Ikipe ya Kiyovu Sport rero ikaba ifitanye amasezerano y'imyaka 2 n'uyu mutoza Karekezi Olivier abafite akazatoza muri iyo myaka 2. Turi mu ikipe ya Kiyovu Sport kandi si umutoza gusa, dore ko imaze no gusinyisha n'abakinnyi wenda batari bakeya, harimo abo yakuye muri mukewa ibihe byose, harimo nka Kimenyi Yves yakuye mu ikipe ya Rayon Sport kandi n'umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu niko twabivuga, ndetse hakaba Babu Samson yakuye mu ikipe ya Sunrise nayo ni rutayizamu macacari kabisa. Uyu musore nawe umuhanga cyane wari nawe watsinze n'ibitego byinshi muri shampiyona ishize, wenda nawe numwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamba baguze banitezwe cyane muri shampiyona itaha y'umwaka wa 2020-2021. Ndetse si nawe gusa harimo n'umusore Irambona Eric, umusore amaze igihe kinini kingera ku myaka byibuze 8 cyangwa 7 se niba nibuka neza mu ikipe ya Rayon Sport. Umusore n'umusore ukina uca kuri gatatu, ndetse harimo n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Ikipe ya Kiyovu Sport yubatse ku buryo bukomeye, abantu benshi bakakomeje guhanga amaso shampiyona itaha bavuga ko aribwo ishampiyona izagaragaza koko uburyohe bwa shampiyona. Benshi bakanifuza ko ishampiyona gizaza ifite umuterankunga, dore ko bivugwa ko shampiyona mwaka utashobora kuza afite nk'umuterankunga nka Primus nawe yakomeje kugenda avugwa. Hanyuma bikagaragara ko ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cya RBA cyangwa se Rwanda Broadcasting Agency
ushaka kuzajya iwunyuzaho cyangwa se live, ikaba ari yahawe uburenganzira bwo kuzajya yerekana shampiyona y'u Rwanda y'umwaka utaha 2020-2021. Iki kikaba ari ikintu cyiza rero cyashimisha abakunzi ba siporo nyarwanda cyangwa se abafana b'amakipe yo mu Rwanda, by'umwihariko cyane cyane amakipe agiye afite abafana, ariko tukanizera ko neza noneho n'abafana b'andi makipe yo mu turere n'abazagaruka ku bibuga, kuko harimo amakipe amwe n'amwe cyangwa se uturere tumwe na tumwe twagiye twubakirwa ibibuga. Wenda twavuga nka Bugesera cyarabanje, i Muhanga aho kiriyo, i Huye kiriyo, i Rubavu kiriyo, ni Rwamagana kwa Sunrise cyangwa se aho bita Gorigota naho hari ikibuga cyiza cyane. Tukaba twizeye neza ko byibuze shampiyona izaryoshye, dore ko n'ikipe ya Gasogi United ku bufatanye na Yerika nayo izafite ikibuga byibuze hariya kuri Yerika, bikaba bivugwa ko ari ishobora kuzajya yakirira imikino yayo kugira ngo ijye kuba yatira ikibuga. Mureke duhanga amaso rero shampiyona y'umwaka utaha, turebe ko byibuze yazaza itandukanye na shampiyona zagiye zibanza, hakazamo n'icyifuzo cya benshi cy'uko umubare w'abanyamahanga wakongerwa ugakurwa byibuze ku mubare w'abantu 3 bajya cyangwa se muri 18 bajya ku rutonde rw'abanza mu kibuga cye cyangwa kuri liste y'abantu 18. Bikavugwa ko byibuze bakwifuza ko baba 5 cyangwa se bakanarenga mu rwego rw'ubucuruzi ndetse no mu rwego rwo kugira ngo baryoreze abantu, dore ko icyagaragaye cyo nuko mu mashampiyona cyangwa se mu myaka yashize ubwo abanyamahanga bari bafunga amakipe menshi afungura, peri yarafunguye ikazana abanyamahanga benshi cyane, Rayon Sport ikabazana umupira ndetse na shampiyona yari ryoshye, umufana ajya ku kibuga seka yishimye no ku mutima avuga ati ngiye kureba uyu nguyu. Dore ko nk'urugero twatanga nk'igihe Bogota Alabama igihe Bovika yagiraga mu Rwanda, ubona ko abafana baramukunze kandi mu makipe yombi, kuko uyu musore yari umuhanga cyane, yari umuhanga, dore ko yagiriye ni wenda n'ikipe y'igihugu Amavubi akamaro kanini cyane. Siwe gusa bari abakinnyi benshi nka Papi Fati mu ikipe ya PFC, ba Abbas Rasu, bose ngira ngo murabibuka. Abo bose n'abasore bari abanyamahanga ariko bashoboye kuba baryoshya shampiyona y'u Rwanda, ariko nyuma y'amategeko ajya ahindukira bitewe n'ubuyobozi bwa federasiyo bugiyeho, abakinnyi b'abanyamahanga bagiye bagabanwa bigera kuri 3. Ubu ngubu bemerewe kujya mu ikipe y'abasore cyangwa se abakinnyi 18, yaba 11 babanzamo ndetse n'abasore bagera muri 7 bari kuri bench cyangwa se ku ntebe y'abasimbura. Ese bizakunda? Ese bizashoboka? Icyifuzo cyacu nuko bafungura shampiyona ikaryoha kugira ngo abanyarwanda bongere baryoherwa na shampiyona, bongere baryoherwe n'umupira w'amaguru, twese turyoherwe, tujya ku kibuga tunezerewe kandi twishimye, nk'uko intego ya eSport TV Rwanda ivuga ati ni urukundo muri sport, love in sports. Nicyo twakwifuza rero nk'abanyarwanda bose. Tuvuye mu makuru yo mu Rwanda kandi twerekeje ku muganura cyangwa se ku isi yose, ishyamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rikaba ryamaze gutangaza ko igikombe cy'isi cya gisanzwe gikinwa hagati y'ukwezi kwa 6 ndetse n'ukwezi kwa 7 icy'umwaka wa 2022 kitazakinwa muri aya mezi, dore ko kizaba hagati y'itariki ya 21 Ugushyingo kugera ku itariki 18 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2022. Nkuko bisanzwe cyangwa se n'ubundi igihugu cyari kuzacyakira ariko cya Qatar n'ubundi niho kizabera, ndetse bikagaragaza ko byibuze umukino uzajya utangira ku manywa, wenda tugende nko ku masaha yo mu Rwanda uzajya utangira saa 5 z'amanywa, saa 5 z'amanywa, saa 7, saa 10, kugeza saa 3 z'ijoro. Ndumva mu Rwanda ariyo masaha tuzajya tuba turiho ku munsi, akazajya yaba imikino byibuze 4, imikino 4 ku munsi. Ni imikino myinshi ariko bamwe bitazaborohera kuba bayikurikirana, kuko niba umukino wa mbere uzajya utangira saa 5 z'amanywa, ndakeka n'uri mu kazi ntabwo bizakorera kuba ukurikirana, ariko twiteze ko ni igikombe cy'isi kizaba kiryoshye, kizakirimo amakipe akomeye cyane, ndetse harimo n'impano nyinshi zaba zigaragaza. Aha ngaha twavuga nk'umusore wenda nka Kylian Mbappé ujya gukina igikombe cy'isi cya 2, n'abandi basore bake bakiri abajene, wenda twavuga nka ba Rashford bazakina ikipe y'igihugu cy'Ubwongereza, ndetse na ba Jordan Sancho nawe azaba arimo, n'abasore benshi kandi na Pogba nabo ntago bakuze cyane. Ni igikombe kizira kizaba kiryoshye, twese duteze kuzareba ndetse no guhanga amaso mu mwaka wa 2022. Hari imyaka 2 gusa, hari imyaka 2, dore ko kizaba nyine kuri amatariki twabwiye hejuru, ariyo tariki 21 Ugushyingo, ndetse kugera hagati y'itariki 21 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 18 Ukuboza mu mwaka wa 2022. Kikaba ari igikombe cy'isi kizabera
mu gihugu cya Katari. Mu ishyamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, twerekeza no mu gihugu cya Portugal. Ibyishimo ni byinshi mu bafana b'ikipe ya FC Porto. Nta n'ibintu byo kuvuga ngo bya coronavirus babyitaye, bya covid by'udupfukamunwa ntabyo bitaye, bya metero ntabyo bitaye. Ngo bose bari mu bicu nyuma y'uko ikipe ya FC Porto itwaye igikombe cyayo cya 29 mezami, igikombe cya 29 mu gihugu cya Portugal cyangwa se muri shampiyona yitwa PPR, Portugal Premier League. Iyi kipe rero ni ikipe imaze kuba ubukombe cyane haba ku mugabane w'Uburayi ndetse no mu gihugu cya Portugal. Igikombe cya 29 ni igikombe, ni ibikombe byinshi. Ibikombe 29 ni ibikombe byinshi cyane, dore ko amakipe agiye bifite kuri isi ni make, sibye nka ya makipe n'ubundi busanga yaragiye yigarurira amashampiyona amwe n'amwe y'ibihugu bigiye bitandukanye. Urugero ni nk'izo za Bayern Munich zisigaye zigaragara rwose nkaho zabaye amafi cyangwa se bya bifi binini byoga mu nyanja byonyine. No mu Bufaransa nuko, na Paris Saint-Germain nayo nuko. Wenda twavuga yagiye cyama competition akomeye ni mu gihugu cy'Ubwongereza, kuko mu gihugu cy'Ubwongereza ni unpredictable kabisa, kuko n'agakipe kari ku mwanya nyuma karaza kagaguhonda, kavuye mu cyiciro cya kakaguhonda. Iyo niyo shampiyona ubu ngubu twavuga ko inakurikirwa n'abantu benshi kandi naryoshye. Se mu Bwongereza wenda sibyo ko ari amakipe akomeye financially, kandi akari n'amakipe agiye akomeye bijyanye n'abaterankunga ndetse n'abafana bayo, dore ko nta kipe nimwe nahamya neza ko idafite abafana bayikunda. Saho ngaho gusa, kuko no mu gihugu cya Espagne naho buriya nubwo mu gihugu cya Espagne harimo amakipe rwunda agaragaza ko ariyo mashevara abiri ari kwirukanka yonyine, ariko byibuze agerageza kuzamo akantu ka competition bijyanye n'amakipe wenda nka za Atletico Madrid zivubutse ejo bundi zije bundi zigasanga rimwe na rimwe yitambitsemo hagati ya Real Madrid n'ikipe ya FC Barcelona, ibatwaye igikombe cya Copa del Rey, ibatwaye igikombe cya Champions. Ni ibyo ngibyo, ariko biragaragara ko mu gihugu cya Espagne wenda ikipe ni Real Madrid na FC Barcelona nizo zihora zihanganiye icyo gikombe, nizo zihora zihangana ibikombe byose. Mbega muri Espagne rero nuko bimeze, wenda za Valence ziraza zigakukuza, za FC Sevilla zigakukuza, za Villarreal zigakukuza, ariko ntibizibuze wenda ko zahagama ayo makipe y'ibifaro, ayo makipe manini da, wenda na za Getafe zikanyuzamo bikagenda gutyo. Nka Espanyol Barcelona nayo ikazigagama FC Barcelona cyane, kuko bari n'ikipe igora Barcelona nkuru, kuko buriya FC Barcelona ni ikipe cyane igigorwa n'amanota menshi yagiye itakaza. Ubusanga aragiye yatakaza ku gakipe nka Eibar cyangwa se na Espanyol Barcelona, naho nugukukuza, ariko bitandukanye na shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza yo abantu bari umuriro kuva hasi kugera hejuru. Hanyuma mu gihugu cy'Ubutaliyani naho nuko Butaliyani mu Butaliyani ikibazo cyaje kubamo ni ikibazo kijyanye n'ikipe ya AC Milan. AC Milan rwose ntago tuzi ikibazo yagize cyangwa yahuye nacyo, cyane cyane gishingiye ku mikoro, dore ko abaherwe bayo bari abanyakatari n'abari bagerageza gushoramo amafaranga ariko biranga. Ikipe ya AC Milan bituma isubira inyuma, bituma shampiyona y'Abataliyani igenda isubira inyuma nayo. Wenda sibye nyuma y'aho umusore Cristiano Ronaldo yongeye kusura cyangwa se agiye gukina muri iki gihugu, nibyo kigaragaza ko ubona ko shampiyona y'Abataliyani yazamuye kadance, yongera gusura ku rwego rwo hejuru, isura hejuru yongera yavugwa, abantu barayikurikirana bitewe n'umusore Cristiano Ronaldo, dore ko ubusanga wenda ari nawe akurikiranwa n'abafana benshi cyangwa se afite n'abafana benshi bitewe n'amakipe agiye anyuramo nka za Manchester United, za Real Madrid, dore ko usanga ari amakipe yikubiye abafana ku isi yose. Ibi rero byatumye n'ubundi ari shampiyona ikurikirwa kubera uyu musore. Ubusanga rero n'ubundi mu gihugu cy'Ubutaliyani cyangwa se muri Italian Serie A, ubusanga ari Juventus kukuza igatwara ibyo bikombe, wenda hazamo akantu ko kugorana. Inter de Milan ikanyuza mu mwaka umwe igakukuza, undi mwaka kumva ngo AC Milan nawe yajemo, ariko ntago ari ibintu bihozaho, ntago bihozaho cyane ko aya makipe n'ubundi yahanganaga ku rwego rukomeye kera. Kipe Inter de Milan icamo nk'umutoza wenda cyangwa se the special one alias Felix cyangwa se Jose Felix Mourinho, ubwo yanyuragamo akabasha kwaheresha n'igikombe cya Champions League ndetse na shampiyona. Aya ntahera avuga ko yanditse amateka, wenda iyi shampiyona ari ikomeye. Ndetse icyo gihe Juventus gifite ba Pirlo nabwo yari ikomeye, ariko Inter de Milan nabwo icyo gihe bigara bigendeye ku gitutu cyangwa se kuri
nk'ikintu nakuma nk'icyo kwiyumva cyane k'umutoza bumva ko ari ugezweho muri ako kanya ugasanga nabwo shampiyona yenda bitumye ikomera ariko ntago shampiyona y'igihugu cy'Ubutaliyani twavuga ko ikomeye ku rwego rwo hejuru sijya nk'utwo dukipe tugenda tunyuzamo nyine twa Dinese tukaza tugakubita twa Fiorentina tukazanda tukanganya rimwe na rimwe ariko ikigaragara cyo nuko mu gihugu cya Espagne naho cyangwa se cya Espagne naho hari hejuru byibuze gatoya ya shampiyona y'igihugu cy'Ubutaliyani ariko bitandukanye no mu gihugu cy'Abafaransa cyo kirakabije mu Bafaransa barakabije no mu gihugu cy'Abadage kuko ni nyine nizanyanja zogwamo n'ibifi bimwe na bimwe rwose kuko kugira ngo uzabone ikipe byibuze yakuye ikipe ya Paris Saint-Germain ku gikombe biragoranye kuko za Marseille zasubiye inyuma bite n'ikibazo cy'ubukungu za Monaco yo kuva yavamo umusore numva ari ba Falcao yasubiye inyuma ndetse n'abari abasore bandi bagiye bakuramo ariko Falcao ikiri Falcao apana Falcao ngubu tuzi ko na Monaco ni ikipe ari komeye Olympique Marseille ni ikipe ari komeye ndetse tutirenganyije n'ikipe Olympique Lyon kuko buriya none ikipe igigorana cyane kuko none ikipe irakomeye cyane za Rio zose na amakipe akomeye ariko atagaragaza guhozaho adahozaho byibuze ngo yabasha kuba yacalenginga ikipe ya Paris Saint-Germain so urumva ko byibuze no mu gihugu cy'Ufaransa baragerageza nubwo badahozaho ariko yanga ikunda ikipe ya Paris Saint-Germain irazihiga kuko usanga ari yigaruye shampiyona mu gihugu ya Ligue 1 no mu gihugu cy'Ubudage nuko ikipe ya Bayern Munich sibyo kumva ngo Borussia Dortmund yajemo byagenze gutya na gutya wenda Schalke 04 yaje baranganya ariko byibuze ikipe ya Bayern Munich agaragaza ko yamaze kwikubira shampiyona y'igihugu cy'Ubudage cyangwa se muri shampiyona ya Bundesliga hanyuma tuvuye muri ayo makuru y'amashampiyona agiye atandukanye rero ariko tutanaravamo gato tubizeze ko ikipe ya Real Madrid umunsi ku wa kane igomba kuratwara igikombe bidahindutse iramutse itsinze ishobora gutwara igikombe cya Liga Santander ikaba yagitwara irusha ikipe ya FC Barcelona byibuza amanota mu gihe ikipe ya FC Barcelona yaba itsinze umukino wayo ifite imbere hanyuma tuki mu gihugu n'ubundi cya Espagne iragaragaza ko perezida w'ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne yatangaje ko ikipe ya Manchester City mu magambo ye rwose yavuze ati Manchester City will be in the Champions League next season not because they have acted correctly but rather because CAS is wrong. We all know what City do. Everyone in football knows what they do. Njye nekereje mu Kinyarwanda ni nkaho yashatse kwerekana ko ikipe ya Manchester City nubwo umwaka utaha izaba iri mu mikino ya UEFA Champions League ariko izaba irimo itarabikore cyangwa se itarayivunikiye aho agaragaza ko akanama gashinzwe imyitwarire cyangwa se akanama nkemurampaka ka CAS ku isi ka CAS ariko mbega mbigeranyije avuga ko ari nkaho atari kazima gapfuye cyangwa se ariko ashatse kuba nk'imikorere y'aka kanama itizewe cyangwa se ipfuye kuko aravuga ati buri wese azi iki kipe ya Manchester City ikora cyangwa se azi iki kipe ya Manchester City ikora mu mukino w'umupira w'amaguru haba mu byemezo bimwe na bimwe bigenda bifatirwa kuko usanga ikipe ya Manchester City ni ikipe yagiye ikunda kugaragara wenda amakosa amwe namwe cyangwa se bijyanye no gusinyisha abana ari munsi y'imyaka 18 cyangwa se batagejeje igihe ugasanga n'umundi ni ikipe ije kubabarirwa ariko bigeze kwibaninga mu gihe kingana n'imyaka irimo atari umwaka umwe niba ntibeshye neza itagura abakinnyi ndumva icyo gihe nabwo yashinjwaga mu bijyanye no gusinyisha abakinnyi bakiri bato ubu rero icyo yari yahaniwe yari icyo ishyamwe ry'umupira w'amaguru ku mugane burarya UEFA ryari ryabaninge ni ikijyanye na financial fair play cyangwa se amafaranga bakoresha ugasanga ruta binjije nicyo bari babahaniye cyane babaninga imyaka iri batitara ishuranwa ryo ryose ribera ku mugane bura ariko ejo bundi mu gihe mu Bwongereza intambara y'u Rwanda umwanya wa 5 yari ikomeye nibwo akanama ka CAS ku rwego rw'isi kaje gutangaza ko kayibabariye maze bazabasha kwitabira imikino ku mugane w'Uburayi mu masezo n'ubundi azakurikira ariko ntago byakiriwe neza kuko
n'umutoza w'ikipe ya Tottenham Jose Mourinho utajya yiburira yaje gutangaza ko bitari bikwiye. Aravuga ati ariko wakumva ibyo avuga kumva nibyo. Aravuga ngo niba koko bari basanze ikipe ya Manchester City be arabere nta nubwo amafaranga baciwe yarakwiye. Akavuga ati ibingibi ni uburyo n'ubundi bw'ibwesukoro bitumvikana neza. Urero n'ubundi cyangwa se perezida w'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne nawe yaje kuba yatangaza ibingibi ikipe ya Manchester City nta muntu n'umwe utazi ikikora mu mupira w'amaguru kubizitabira Champions League umwaka utaha ntabwo ari uko yabikoreye binyuze mu nzira nyazo ahubwo nuko imikorere ya kasi ipfuye. Reka tubyitega tubihanga amaso kuko byanga bikunda ntari buze kuburamo wenda n'undi muntu ushobora kuba yamusubiza cyangwa se akamushyigikira. Tukiri mu makuru yo ku mugabane w'Uburayi kandi mu ikipe ya Manchester United biramaze gutangazwa cyangwa se Daily Express yatangaje ko umusore Paul Pogba mu France ashobora kuba ari mu biganiro byiza kandi byenda no kugira ku musozo ko yakongererwa amasezerano byibuze y'imyaka 5 muri ikipe ya Manchester United. Twifurije ibihe byiza, mukomeze mugubwa neza muherereye hose. Amakuru yacu nakagaruka, mukomeze mukunde siporo maze urukundo muri siporo ruganze nkuko Sports TV Rwanda ivuga ati love ni sports. Les amis, mugire ibihe byiza.